Yes kabisa, reka nizera yuko muteze amatwi mukomeje kugubwa neza rero kabisa. Mwageze kuri Venados Click Diaries nkuko mwabyumvishe ni kakaririmbo It's a Time of Your Life, aho tuba turi kuganira ku bintu bije bitandukanye muri societe, yaba ari muri discipline, yaba ari hose, tukamenya ikintu cyatuma dutera imbere nk'urubyiruko muri rusange, tuba tugomba kubigarukaho byose. Rero tugiye kuganira ku kintu kivuga kiti rero niba uba wenyine ntabwo uzigera utsinda. Nyamuneka umenye iki kintu. 90% by'abantu batangira ikintu cyiza barakireka. Si ikibazo rero kuko babireka, ahubwo ni ikibazo gikomeye cyane kuko barananirwa nuko bagerageje kukibamo bonyine. None reka nkubwire ukuri kubabaje ariko kwigisha kandi gufasha. Wowe wenyine ntabwo uzigera utsinda. Niba ufite intego ushaka kuzagerayo wenyine, bizagusaba gushaka abandi muri rusange, mukazaba muri kumwe, mukazagendana, mukabana, bakakuba hafi. Reba nko muri biology y'abantu ukuntu ibivuga, nta muntu n'umwe wari waravutse ngo akure wenyine, nta muntu n'umwe wize kuvuga wenyine, ariko iyo ugeze ku ntego zawe uhita uvuga uti nzazigerageza nzikore njyenyine. Icyo ni ikibazo. Icyo ni ikibazo kandi ni n'ikinyoma gikomeye. Niba ushaka kuzagera ku ntego uri wenyine nta muntu ugufashije, nk'uko physiology ibivuga neza, twitwa social animals. Iyo ukora wenyine nta muntu ugushyigikiye, nta muntu ukwibutsa, nta muntu ukubaza uti kuki utakoze uyu munsi, kuki utagerageje uyu munsi, kuki utagerageje gukora iki kintu. Niyo mpamvu rero motivation yawe izakomeza ikaba nka wave y'inyanja, aho izajya izamuka ikongera ikamanuka. Ariko iyo ufite abantu bakuba hafi, iyo ufite abantu bagushyigikiye, iyo ufite abantu mufatikanya, iyo wave yawe iraringanira igatuma ugera ku ntego wiyemeje. Rero igisubizo si ukugira abantu benshi, ahubwo ni ukugira nk'umuntu umwe, babiri, ndetse bitewe wowe nuko ubishaka, ariko ntuzagerageze kuba wenyine ufite uvuga ati mfite uyu mushinga runaka nshaka kuzageraho, kuko nugira ba bantu ubwira intego zawe, umuntu umwe niwo uzaba agufasha gukomeza icyumweru cya mbere, ugakomeza kabisa. Hashira nk'ukwezi akazajya kubaza ati bigeze hehe, ati biragana hehe, mukunjikana ibitekerezo, mugafatanya kabisa kugira ngo muzagere kuri iyo ntego yanyu. Rero ibyo ngibyo nibyo byitwa accountability. Niyo mpamvu usanga gym ifite coach, business ifite mentor, igisirikare gifite swadi kabisa. Ushaka rero nko kwandika igitabo, urwo ni urugero rukomeye cyane. Ganza ubwire inshuti yawe ati mu kwezi kumwe nzagerageza ibishoboka byose, nzaba nashoje nka chapter 1. Rero icyo rero ni ikintu cy'ingenzi ugomba kumenya. Ubwo rero ni uburyo bwo gushyira skin in the game. Rero ushaka nko kwiga programming, shaka undi muntu mukore projet hamwe, mufatikanye. Wowe wenyine uzahagarara igihe uzaba ugeze mu bintu bigoranye. Igihe ibintu bigoranye bizaba bikuri imbere, bizatuma uhagarara, ureke gukomeza, kandi warugeze mu gihe cyo kubyaza umusaruro ya business yawe cyangwa ya ntego yawe ufite. Rero icyumweru gitaha
ntugomba gukora wenyine, ugomba gushaka undi muntu mufatikanya. Niba ubu ngubu uri wenyine, shaka umuntu umwe umubwire intego zawe. Niba ntawe ufite rero, andika hasi muri comment, tuzafatanya tukabasha kubyaza umusaruro inshingano zacu dufite ndetse n'intego zacu dufite imbere yacu. Yaba uri urubyiruko, waba uri ababyeyi cyangwa se uwo ari we wese, hano tugomba kuba dufite disipurine kabisa idufasha kugera ku ntego twiyemeje. Iyi rero ni Venados Click Diaries, tuzajya tubana buri munsi kabeza. There you go, drink it up.